Imana ishimwe ko yongeye kutugirira ubuntu kugira ngo tuganire ku byadufashije none mu bice twasomye. Uyu munsi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu twasomye igice cya 13 n'igice cya 14 n'igice cya 15 mu gutegekwa kwa kabiri. Dusoma n'igitabo cy'Abagalatiya igice cya mbere. Muri ibi bitabo twasomye none igice cya 13 cyo gutegekwa kwa kabiri nabonye gifitanye isano n'igice cya mbere cy'Abagalatiya twasomye. Mutese gifitanye isano bite? Muri iki gitabo cy'Abagalatiya twasomye ukuntu Pawulo yihanangirije Abagalatiya ababwira ko badakwiye gukurikira izindi nyigisho zitari izo bumvise bwa mbere, kuko izo nyigisho zatumaga bava mu buntu bw'Imana. Cyangwa se Pawulo yavuze ngo ntangazwa cyane nuko mwimuye vuba mutyo mukareka ubahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya mu bundi butumwa. Aravuga ati nyamara si ubundi butumwa ahubwo ni ikindi. Avuga ukuntu hariho abantu bahagarika imitima, ariko aravuga ati nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru nawe avumwe. Nihagira umuntu uzana izindi nyigisho zitari izo twababwirije, niyo yaba twebwe ubwacu twahinduka tukazana izindi, niyo yaba ari marayika uvuye mu ijuru, uwo nguwo avumwe. Mu gice cya 13 rero cyo gutegeka kwa kabiri twasomye ukuntu nihagira umuhanuzi, niyo yaba yarahanuye bigasohora, niba yararose bikaba, ariko agakangurira abantu b'Imana gukurikira kwiriye kwicwa. Niko twasomye dukwiriye kurinda imitima yacu ku buryo tudakurikira inyigisho zose zije, ahubwo tugakurikira inyigisho z'ukuri zitaduhamagarira kwimura Imana ngo twimuke ibindi bigirwamana. Imana iturengere kandi tugirire neza. Muri ibi bihe tusohoyemo gukunda ubuhanuzi kandi si bibi, ariko Bibiliya itubwira kubugenzura tukagundira ibyiza. Nta hantu hategetse ko ibihanurwa byose umuntu abyemera, ahubwo arabigenzura akarobanuramo ibyiza, akagundira ibyiza. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Kandi ntituzayobwe n'abahanuzi. Umuntu ashobora guhanura akaguhanurira bikanasohora, ariko akaba yanakuyobya bikemera. Jya uba maso, jya usenga, jya ukunda kugira ijambo ry'Imana, kuko niryo ryonyine tugenzuza ibihanurwa. Kandi muri iki gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri twabonyemo ukuntu Imana igenda iha Abayisiraheli amabwiriza, amategeko abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Yababwiye ngo imyaka 7 nirangira nishira bajye baharirana imyenda. Umuntu wari ugufitiye umwenda uwumuharire, uwumurekere nyuma y'imyaka 7. Niko Imana yari yagiye ibabwira, kandi ibabwira ukuntu bakwiriye gufashanya ku buryo hatagira umukene uba muri bo, bakagirirana ubuntu, bagahana, bakagira ubuntu, bagatanga. Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana yita ku buzima bwacu bwose bwa buri munsi. Icyubahiro kibi cy'Imana iteka. Yita ku buzima bwose, itwigisha kugira ubuntu, itwigisha guharirana imyenda, kugirirana imbabazi. Imana itugirire neza kandi idufashe kugira ngo tube abo Imana ishaka ko tubabo. Kandi Imana yagiye yibutsa Abayisiraheli ko ari ubwoko bwerejwe Uwiteka. Iri ni naryo jambo tuzirikana none riri mu gutegeka kwa kabiri ibice 14 umurongo wa 2. Iravuga ngo kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka akagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi nk'ubwoko yironkeye. Imana ishimwe. Natwe turi ubwoko bw'Imana, turi abantu Imana yaronse muri Kristo Yesu kugira ngo dukwize ishimwe yaduhamagaye. Nuko tujye twitwara nk'ubwoko bw'Imana. Ntabwo turi abantu babonetse bose, ahubwo turi abantu Imana yaronse. Dukwiye gukwiza ishimwe yaduhamagaye, tugenda twiyejesha kubaha Imana, twera imbuto zikwiriye abihannye, kandi tukaba umucyo w'isi. Yesu adufashe kandi Umwuka Wera dushoboze mu izina rya Yesu.